Mwiriwe bana ba. Mwiriwe sogokuru. Mwiteguye ko dusoma inkuru? Dusakuze se? Tuvuga imivugo cyangwa duce imigani? Yego sogokuru. Reka dusabe shangazi adusomere igitabo. Uyu munsi tugiye kubasomera igitabo cyitwa Amarushanwa y'inyamaswa, cyanditswe na Mutesi Gasana, gisohorwa n'inzu itunganya ibitabo yitwa Ubuntu Publishers. Umunsi umwe inyamaswa zaricaye zikora inama, ziravuga ziti ko tubona hajya haba amarushanwa y'amagare, kuki natwe tutashyiraho irushanwa rizajya riba buri mwaka? Inyamaswa zose zirabyemeza. Buri nyamaswa ndetse n'inyoni byiremyemo amatsinda bikurikije ubwoko bw'ibinyabiziga buzakoresha. Inyoni ziti twebwe tuzakoresha indege, imparage, agasumbashyamba ndetse n'impara ziti tuzakoresha amagare. Imvubu, idubu ndetse n'impongo ziti tuzakoresha amakamyo. Bakame, isha ndetse n'isatura zo ziti tuzakoresha imodoka ntoya. Intare iti jyewe nzakoresha igitogotogo. Nuko ingagi birahasesekaye ituramenye ntuntwarire ikinyabiziga. Ntuzi aho nturutse ko igitogotogo aricyo kinyabiziga dukoresha? Njye nicyo menyereye, nzagenda kuri cyo. Intare iti ubwo bigenze bityo jyewe n'ubundi ndi umwami wanyu, muzampeka mu ngobyi. Nuko inyamaswa zose ziriheba zitari ko se niduheka umwami wacu ubwo tuzaba tukiri mu marushanwa? Biziyobeye inyoni ziti twebwe turashaka ukundi tuzagenda, intare nigende mu ndege. Nuko amarushanwa aratangira. Piti, inyoni zibibonye zifata ikirere n'amababa ziraguruka. Inyoni zitanga izindi nyamaswa zose. Inyamaswa zagiye kuhagera zisanga inyoni zaruhutse, zabyinnye, zishimye. Kuva ubwo zitangira kujya zivuga ziti koko Rurema warakoze kuturemuko. Inyoni ziba zibaye ibirangirire mu gihugu kuko zegukanye amarushanwa y'umwaka. Soma iyi nkuru usubize ibibazo biri kuri iyi nkuru. Mwakoze gukurikira abana ba. Muri abana beza, ngaho tuzabonane kuwa gatanu w'ubutaha.